muraho mumeze neza abantu bo kuri RD1 mumeze muti hari abo duherukana hari abo tudaherukana hari abo tuziranye ariko ndabifuriza kumera neza muri iyi minsi ya gripe itoroshye ariko n'abayifite biraza kugenda bimera neza gake gake Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyaruguru Amajyepfo abantu bo muri mu mahanga ba diaspora mwese turabashuje cyane kuri iyi channel twamaze kuba umuryango rwose rero tubahaye ikaze muze mukore subscribe abantu batarayikora abantu bahageze bwa mbere rwose mudutera inkunga ingabo mu bitugu kugira ngo dukomeze kwaguka hano ni kuri RD1 nitwa Diane Naomi nge tuba turi kumwe kuri iyi channel rwose nizere ko namwe mugiye kudukunda mukahaguma nimba uhageze bwa mbere kora subscribe kandi ikindi uhagume ntago ugiye kutureba gutya ngo uhite ugenda ahubwo ugiye kuhaguma cyo dukomeza tubane no mu bihe bitandukanye no mu biganiro bindi bizakurikira n'ibyabanje birebe byose dukomeze kubana hamwe twubaka umuryango nyarwanda niyo gahunda yacu ikintu twifuza cyo kintu kitwicaje hano no kugira ngo twubakane ako wumvishe ako numvishe twakora kugira ngo twubake rwose uzajya ukatubwira natwe dusharinga ibitekerezo kandi bizima byubaka ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi ubushize twavuze ku mugabo nyawe tuganira byinshi bitandukanye ku mugabo nyawe hari n'abagiye bambwira ibindi mu gikari ariko se none uyu munsi kuvuga umugore nyawe ese umugore nyawe ni uwumeze ate umugore nyawe ni uwumeze gute ni uwukora iki ni uwurangwa n'iki ni uwufite izihe ngeso ni uwufite iyihe mico abantu mutarashaka njye bagira inama umuntu utarashaka ntukajye uhura n'umuntu uhora ufite makeup nkunda kubivuga cyane kuko nuhura n'umuntu ufite makeup buri munsi mwahuriye kuri date mwabipanze araza asa neza rwose yimakiye makeup ari zose ariko umunsi uzamubona atimakiye buriya makeup zirahindura hari igihe uzamubona adafite makeup uhitubona umuntu utandukanye utebaza uyu nguyu ni wa wundi niyo mpamvu nimba uri umusore ukaba ufite umuntu mukundana muteretana ajya anyuzamo aze nta makeup afite kugira ngo byose umurebe mu mabara yose ntukajye umubona afite makeup gusa byose ubivange ubanze umurebe neza urebe uko ameze umurebe ayifite umurebe atazifite byose umurebe yambaye inkweto zifunguye ubanze urebe n'amano ye ubanze urebe n'amano ye ngo hari abantu bajya bavuga ati umukobwa udafite amano meza rwose wapi hose umurebe umwitegereze mu nguni zose kugira ngo umenye ese uwo nshaka ahuye n'uyu nguyu ntazakwambika ikimasike ngo ajye ahora yambaye inkweto zifunze ari guhisha ibirenge cyangwa se ajya ahora afite makeup afite nk'ibintu mu maso arimo kugukinga umunsi uzamubona adafite makeup ugatungurwa ukavuga uti uyu ni wa muntu se cyangwa bampinduriye uyu munsi rero mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kubabwira ibintu biranga umugore nyawe umugore mwiza umugore wakabaye wifuza mu rugo rwawe ngiye kubikubwira hanyuma nawe muri comment uraza kunyandikiramo kunyongeramo ibindi ngewe ntavuze kubera ko ntago mvuga ibintu byose ariko wowe uraza kunkiriramo nawe ibyo utekereje ntanditse hano ntavuze hano mu kiganiro wowe noneho ubinyandikire muri comment ikintu cya mbere ngiye kubabwira kiranga umugore nyawe cyangwa se umugore mwiza ni umugore udaha amahirwe abandi bagabo ni ukuvuga ngo umugore utagira agakungu n'abandi bagabo ni ukuvuga umugore udahora acomekanye cyangwa ashodekanye n'abandi bagabo udaha amahirwe y'abandi bagabo kugira ngo bagire ibyo bamubwire kuko buriya umugabo wamuhaye umwanya akabisa wamuteze amatwi wakumva ibyiza bye birenze iby'umugabo wawe niyo mpamvu abagore bagirwa inama yo kudatega amatwi abandi bagabo yo kudaha umwanya abandi bagabo umwanya ukawuha umugabo wawe gusa kuko nujya gutega amatwi abandi bagabo ndagubwiza ukuri barakubwira ibintu byinshi bitandukanye n'ibyo umugabo wakubwira cyangwa se kubwira n'ibyo umugabo watakubwira utuvuga uti uzi ko nacitswe rero mu rwego rwo kudasenya urugo rwawe
cyangwa se mu rwego rwo kugumana n'umuntu wawe, ugomba uragirwa inama yo kutajarajara mu bagabo, yo kudatega amatwi abandi bagabo, ukumva umugabo wawe gusa, atari muri sanze yo kuvuga ngo urabihunza cyane. Oya, ntabwo none wabura kuvugana n'abandi bantu batandukanye, ntabwo wavuga n'umugabo wawe gusa nanone, ariko none ntubatega amatwi mu rwego rwo kutagira ngo batagutwarira amarangamutima, kuko buriya ngo abagore bakururwa cyane n'ibyo bumva. Iyo umugore washoboye kumubwira, iyo washimuse amatwi ye, kaba kabaye. Iyo yakumvishe, yaguhaye umwanya akagutega amatwi, niyo mpamvu bura nimba ubona umuntu ari muri sanse kugutereta kandi ari umugore wubatse, uba ugomba kumwima umwanya. Iyo umwimye umwanya uba wirinze byinshi, umwima umwanya ukamwima amatwi kugira ngo urinde ibyawe, kugira ngo urinde urugo rwawe. Niyo mpamvu ari umugore mwiza ngo ni uwuzi kwirinda ibyo byose, akirinda abo bose, agatega amatwi umugabo we gusa, kandi akirinda ibyamujagaraza mu matwi, akirinda kumva ibyo abandi bagabo bamubwira, kuko buriya wabashije kumutega amatwi wahita wumva ahubwo warashatse nabi, wahita wumva ibintu byiza byinshi bitandukanye. Icyo ni ikintu cya mbere ngira inama abagore yo kudatega amatwi abandi bagabo. Nimba ubona umuntu ari kujyana mu yindi nzira zo kugutereta, ikintu cyiza ntabwo ari ukumubwira nabi, ikintu cyiza ntabwo ari ukumukankambira cyangwa se nyine kumwereka ubushinzi, ahubwo umwima umwanya akabura aho ahera. Iyo umwimye umwanya bituma atakuvogera, bituma abura aho aguhera, kubera ko nyine wamweretse ko ntabwo uri muri iyo nzira. Kubera ko nimba uri n'umugore uteretwa, byanga biko nawe wabigizemo uruhare. Kugira ngo umuntu aguterete wabigizemo uruhare, wamweretse ko bishoboka, wamufunguriye amarembo, ukamwereka ko ntacyo bitwaye. Ariko iyo umuntu umwimye umwanya ahita abona nyine ko bidakunda, agakata izindi nzira. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ngo ni umugore uganduka. Bya bindi Bibiliya ivuga ngo abagore mugandukire abagabo banyu. Ni umugore uganduka, utuza, wa mugore udatesha umutwe umugabo we. Nize kubona akantu ngo umugore ngo inshingano ze ngo ni ugutesha umutwe umugabo, ariko ntago biba ari byo, ahubwo ni ukumuturisha. Bibiliya iravuga ngo mugandukire abagabo banyu. Ikintu cyo kuganduka rero, kubera ko na Bibiliya ikigarukaho, wumva ko ni ikintu cy'ingenzi cyane. Umugore agomba kugandukira umugabo, akaba umutima w'umugabo, kubera ko iyo ufite urugo rwiza, bajya bivuga n'Abanyarwanda ngo iyo ufite umugore mwiza uba ufite urugo rwiza. Urugo, umutima w'urugo ni umugore. Umugore niwe mutima w'urugo, nk'uko bivuga mu Kinyarwanda, niwe mutima w'urugo. Rero umugore aba agomba kuba aca bugufi. Nta mugabo ngo ukunda abagore b'ingare, wa mugore uvugira hejuru, urusaku rwinshi, gutongana cyane, wundi w'imbabura, niko twamwita. Rero umugore agomba kuba atuje, ariko none gutuza ntabwo bivuga ngo abantu bajye bakuvogera uko bashatse ngo uratuje. Oya, ahubwo ni ugutuza mu buryo bwo guca bugufi no kubaha no kumvira no kubanza ukumva no gushyiramo ubwenge bwinshi kugira ngo ubanze umenye ngo iki kintu se tukijyane gute, tukigenze gute. Ni muri iyo sanse. Icyo ni ikintu cya kabiri ndimo ndagenda nkubwira ibintu bituma umugore aba umugore mwiza, umugore nyawe. Ese umugore nyawe ni uwuhe? Ese umugore mwiza ni uwuhe? Ndimo ndakubwira ibintu biranga umugore nyawe, ibintu biranga umugore mwiza. Icyo ni icya kabiri nari nkubwiye. Icya gatatu ni umugore ugisha inama. Ni wa mugore ikintu cyose atekereje gukora akugisha inama nk'umugabo we. Ntabwo ari umugore ikintu cyose atekereje gukora agikora uko abishatse. Nimba ntekereje kugura imodoka nkahita nyigura kandi mfite umugabo, nkahita nyigura ntamubajije se wenda ubwoko bw'imodoka bwiza ni ubuhe, ese ko nshaka kugura imodoka twabigenza gute, twabinyuza mu yihe nzira. Iyo uri umugore ugisha inama, ukagisha inama umuntu wawe, ikintu cyose ugiye gukora, ndumva twarabibanye no ku bagabo beza, urumva kujya inama ni ikintu cy'ingenzi cyane mu rugo. Ni ibintu by'ingenzi cyane rwose mu rugo. Iyo uri umugabo ugisha inama, uri umugore ugisha inama, biba ari ibintu byiza, bituma mwuzuzanya, bigatuma mushyira hamwe, mugakora ibintu biri ku murongo kandi mwese mwumvikanyeho. Kuko umwe ashobora kuvuga ati iki ni cyiza, undi ati iki ni cyiza, noneho bigatuma muhari aho muhurira, mugahuriza hamwe mukavuga ngo iki kintu noneho dukora ikihe, uyu ukabibona gutya
n'uyu akabibona gutya, noneho dukora iki? Rero umugore ugisha inama, ubushakashatsi bwagaragaje ko umugore ugisha inama ari umugore mwiza. Ikindi cya kane ngo ni umugore witangira urugo rwe, ni umugore ushobora kwemera akareka kariyeri ye, akareka akazi ke, akitangira urugo rwe. Tuvuge niba ufite abana batoya, sibyo, ukaba uri wa mugore uhora ugenda, uhora muri ngo anniversaire, ngo bridal shower, ngo ibiki n'ibiki bya birori by'abagore byose ukaba ubihoramo. Tuvuge nubwo waba udafite abana batoya, uko baba bangana kose, ariko urugo nk'uko twabonye ko urugo ari umugore, nuhora wagiye n'umugabo agahora yagiye, urwo rugo ruzaba rujabiriye, ruzaba rujagaraye. Rero umugore mwiza, hano bavuze ko umugore mwiza ari wa mugore witangira urugo rwe, akaba yareka ibyo byose, akaba yareka gusohoka, akareka ibirori, akareka ibiki, akareka akazi ke, na rimwe byabaye ngombwa akavuga ngo nshyize imbere urugo rwanjye, reka mbanze ndere abana banjye, nibamara kwigira hejuru, icyo gihe nibwo noneho nzavuga ngo ngiye kuzamura na kariyeri yanjye. Kubera ko umwana yagwingiye, ntago wavuga ngo noneho igihe cyageze reka nongere mufashe aveyo, byagorana. Ariko akazi ushobora kugukaretsa uyu munsi, ejo ukabona kandi. Ariko umwana ntabwo uzamureka uyu munsi ngo uzamurere ejo, icyo gihe yaba yarengeranye, kuko twabonye ko igiti kigororwa kikiri gito. Tubivuga buri munsi, igiti kigororwa kikiri gito. Rero banza urere umwana umugeze hejuru. Rero nibyo bintu bari kutubwira ngo nimba ufite umwana banza umurere, nimba ufite urugo banza urugire urwa mbere. Nibyo bintu birimo kuranga umugore mwiza. Umugore mwiza arimo kurangwa, iki nicyo twabonye cya kangahe, cya kane. Nicyo twabonye cyuko umugore agomba kuba yareka byose akitangira urugo rwe. Ikindi cya gatanu ngo ni umugore utanywa itabi, umugore utari umusinzi. Sintekereza ko hari umugabo wakishimira umugore w'umusinzi. Buriya naba abagabo uzabona mu kabari bahora banywa inzoga, bahora basinda, ariko ntabwo aba yifuza umugore umeze nkawe. Aba ashaka umugore utandukanye nawe, aba ashaka umugore badahora n'abasinze. Akavuga ati njye nibwo nasinze, ariko nibura mu rugo habe hari umugore uri kumwe n'abana, urugo ruba rumeze neza. Ntacyo njyewe nsindira iyo ngiyo mere nabi iyo ngiyo, ariko urugo rwanjye rumeze neza. Rero nta mugabo n'umwe wakishimira umugore unywa itabi cyangwa se umugore w'umusinzi, kabone nubwo we yaba ariko ameze, ariko aba ashaka umugore utandukanye. Rero icyo ni ikindi kintu cya gatanu tubonye kiranga umugore mwiza, ni umugore utari umusinzi, ni umugore utanywa itabi. Ikindi cya gatandatu ni umugore ugutera akanyabugabo, ni umugore ugusubizamo imbaraga, ni umugore wa mugore utahora guca intege, akantu kose ataguca intege, atakubwira ngo ibi nubwo byanze ntago bizigera bikunda, ahubwo ni wa mugore ukubwira ngo iki niba kitakunze uyu munsi ariko ejo kizakunda, akagutera courage. Kabone nubwo byaba bitazakunda cyangwa se nawe bibona ko bigoranye, ariko nibura akagutera akanyabugabo, akagushyiramo imbaraga ku buryo nawe ugira confidence yo kuvuga ngo byibuze reka nkomeze ngerageze, reka nkomeze pushing. Kuko buri ururimi ni ikintu kibi, ururimi rurarema, niko Bibiliya ivuga ngo ururimi rurarema. Rero ururimi rw'umugore iyo rubwiye umugabo ijambo ryiza, agenda yumva ko ari byo, nubwo wamubeshya. Ariko hari ukuntu bajya banga abagabo ni nk'abana, iyo umubwiye ikintu yumva ko ari icyo ngicyo. Iyo umuremyemo icyizere ukamubwira uti birashoboka, wowe courage, komeza upushinge, komeza ugerageze, bizagera bikunda. Kuko ashyiramo imbaraga yumva ko bizakunda. Ariko iyo umuciye intege ukamubwira ngo ibi nushaka kubireka ntabwo bizakunda, cyangwa se uyu munsi nta mafaranga dufite, nta nayo tuzabona, birarangiye, ahita kuko nawe yumva abaye desi muri we, akumva acitse intege. Rero umugore mwiza ni umugore utera akanyabugabo umugabo we. Ikindi kintu cya karindwi, ngo ni umugore ukunda guteka. Ahangaha wenda hari abantu bashobora kubyumva kimwe n'ubu bushakashatsi, gukunda guteka byo mana yanjye. Hari igihe umuntu abizi azi guteka ariko atabikunda, kandi ntago, hari igihe umuntu aba ari umugore mwiza mu bindi ariko byagera guteka, kimwe n'uko hari n'abagabo bakunda guteka. Abagabo barahari rwose, uzabona abashefu benshi baba ari abagabo bakunda guteka. Iki cyo ubwo buri muntu yakuramo ibye,
ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko ngo umugore mwiza ngo ni umugore ukunda guteka. Niko ubushakashatsi buvuga. Muraza kumbwira muri komenti, ese mwebwe niko mubyemera? Namwe mwemera ko umugore mwiza ari uzi guteka? Utazi guteka ubwo ntago kibaye umugore mwiza? Muraza kumbwira. Ikindi cya 8, ubushakashatsi bwagaragaje ko ngo umugore mwiza ni umugore wabyaza umusaruro umutungo w'umugabo we mu gihe umugabo yamuhaye uburenganzira. Niba umugabo ntacyo yaguhishe akakwereka avuga ati tubonye 20, ni urugero, tubibyaza umusaruro gute, tubigenze gute, byadufasha iki? Akaba ari wa mugore ushobora kuvuga ngo ninshaka wenda ncuruze imbuto hariya ku gataro, ariko muri ibyo 20 nungukaho 1000, mbare 21, ni urugero. Cyangwa se muri ayo 20 twayakora gutya twungukamo 5, ni urugero. Nguwo niwo mugore mwiza. Ntago ari wa mugore uzaha 20 no kuyabyazamo 500 bikanga, ahubwo ni wa mugore dukeya tubonetse, kuko iyo ushoboye kujera bike uba wanajera byinshi, ariko udashoboye kujera bike n'ibyinshi bije ntabwo ushobora kubijera. Rero umugore mwiza ni umugore ushobora kubyaza umusaruro umutungo w'umugabo we mu gihe umugabo we atabaye nyirakigomwa, niko bavuga. Iyo umugabo atakubereye igisambo ngahora aguhisha utuntu twose byose akabikwereka, nawe ugashobora kubijera, tugiye ubu uri umugore mwiza. Ariko udashoboye kubijera, aho nawe ufite akabazo. Turimo tugenda tuvuga ibintu 10 nibyo naguteguriye bishobora kuranga umugore mwiza. Nawe muri komenti uraza kongeramo ibindi, ibyo tuzabisoma tubishyiremo. Ikindi kintu cya 9 ni umugore ukunda abantu, ni umugore ufite urugwiro. Ako numva twaranakabonye ku bagabo ko n'umugabo mwiza ari umugabo ukunda abantu, ari umugabo ufite urugwiro. N'umugore rero mwiza ni umugore ukunda abantu, ni umugore utazabona umushyitsi uje mu rugo ngatangira birakariremo, udakunda kwakira abantu, udakunda kwakira abashyitsi, udakunda kwakira abantu bamusanga, ufite uburakari, ubona umuntu agatangira kunja isura, ubwo uzamenye ko atari umugore mwiza. Umugore utagukundira umuryango, udakunda abantu bawe, udakunda abavandimwe bawe, udakunda ababyeyi bawe, niba uri umugabo uzamenye ko umugore rwose uzamushyiraho akabazo, uzamenye ko atari umugore mwiza. Ahubwo umugore mwiza ni ugira urugwiro, ni ukunda abantu. Njyavuga ngo urugo ni urugendwa. Rwagendwa gute se umugore atabashaka? Ntabwo byakunda. Urugo rugendwa kubera ko abarurimo bashaka abantu. Nimba batabashaka ntabwo urugo rwagendwa. Yego. Hanyuma tugiye kureba ikintu cya nyuma gishobora kuranga umugore mwiza. Igiranga umugore mwiza ni ikihe? Ibyo abagore ashobora gukora ukavuga uti iyi ni karite ni ikihe? Ikintu cya nyuma tugiye kureba ngo ni umugore ugira ibanga. Ntago ari umugore muzavugira ibintu mu mbere ngo ejo byumve ku muturanyi, ejo byumve ku muvandimwe, ejo byumve ku nshuti. Ntago byaba ari byo. Ahubwo umugore mwiza ni umugore uzi kugira ibanga, uzi kubumbatira cyangwa se kubumbabumba, niko navuga, urugo rwe akagira ibanga. Icyo yavuganye n'umugabo we, icyabereye mu rugo ni icyaho mu rugo. Ntago ari umunyamakuru w'umudugudu, ntago ari umunyamakuru wa karitsiye. Yego. Rero nubona ufite umugore mwavugana ikintu ejo ukacyumva ahandi, uzamenye ko nta mugore utwaye rwose. Yego. Ibyo ni rero 10 nabateguriye biranga umugore mwiza, nkuko nakomeje kubivuga. Nawe muri komenti uze kutwongeramo ikindi. Mwakoze cyane rero, turakomeza kubasaba gukora subscribe, mukore like, mukore share, ibiganiro byacu n'ukuri bigere kure hashoboka. Mwakoze kudukurikira. Ikiganiro naho ubutaha. Nitwa Diane Naomi. Bye bye.